ni nyuma yo gutandukana n'umugabo we Ben Affleck. Umuririmbyi akaba n'umukinnyi wa filime Jennifer Lopez yatangaje ko yinjiye mu cyiciro gishya cy'ubuzima bwe, aho yahaye amahirwe akomeye umuntu ushaka ko bajya mu rukundo. Uyu muhanzikazi w'imyaka 56 yavugiye mu gitaramo aheruka gukorera i Las Vegas, aho yavuze ko atagishaka kongera gukundana n'umuntu utamuha agaciro, icyubahiro, urukundo rwa nyarwo n'ubwisanzure. Jennifer Lopez yatangaje ko umugabo ushaka kumubera umukunzi agomba kuba ari umuntu umuha agaciro, umwubaha kandi yemera uwo ari we, ntashake kumuhindura. Yavuze ko ibyo ngibyo ari byo azashingiraho mu gufata icyemezo cyo kongera gukunda. Yagize ati, ubu nzi neza icyo nshaka, nkeneye umuntu umpa agaciro, unkunda by'ukuri kandi unyitangira atagombye kubihatira. Jennifer Lopez yavuze ko mu bihe byashize yagiye akunda cyane, ariko rimwe na rimwe akibagirwa kwita ku byishimo bye bwite. Ubu ngo yize kwikunda no kwiyubaha ari ishingiro ry'urukundo rurambye. Uyu muhanzikazi umaze gushyingiranwa inshuro enye yemeza ko nubwo urukundo rugira byinshi, byaba ibyiza cyangwa se bibi, ibikomere byinshi, aticuza kuba yarigeze gukunda, ahubwo ko byamufashije gukura no kumenya agaciro ke. Bwa mbere Affleck yambitse impeta y'urukundo Jennifer Lopez muri 2002, ndetse icyo gihe mu itangazamakuru couple yabo yari yariswe Bennifer. Iby'urukundo rwabo byaje gusa nk'ibihosha muri 2003 ubwo basubikaga ubukwe bwabo. Muri 2004 baje gutandukana. Kuva muri Gicurasi 2021 mu itangazamakuru ryo muri Amerika hatangiye gusakazwa inkuru yuko Ben Affleck yasubiranye na Jennifer Lopez, bari bamaze imyaka 17 batandukanye. Abantu bamwe bagwa mu kantu. Aba bombi barushinze tariki ya 16 Nyakanga 2022. Muri 2024 Jennifer Lopez benshi bakunze kwita Giolo yakagatanya batandukana byemewe n'amategeko. Jennifer Lopez aha niho yavuze ko bazakundana ubutaha azaba ari umuntu umuha agaciro.